Hello guys, welcome again to my YouTube channel Uburyo TV. Guys, uyu munsi tugiye kukwereka uburyo ukreminga coin zawe za CORE zikajya muri Metamask wallet yawe. Ibyo tugiye gukorera ahangaha ubirebe neza, hano turi ku rukuta rwa CORE DAO. Ahangaha bari kukubwira ngo please only flow this link, bashyizeho link tuyikanzeho. Aha ni kuri Medium link yabo, hanyuma irafungutse. Murabona ko handitse how to claim your airdrop. Nubwo banditseho airdrop ariko ni real CORE zawe uraba uri guclaiminga kugira ngo zijye muri Metamask wallet address yawe. Reka twongere dusabeho turakora subscribe ku Buryo TV, wakora subscribe kugira ngo urusheho kubana natwe umunsi ku wundi. Twongera kubwira we wakoze subscribe, like, share na comment, nabyo ni ingenzi ubushyigikira Uburyo TV. Ahangaha link yo guclaiminga izi airdrop cyangwa se CORE zawe urayisanga hano muri video description, cyangwa se turaza no kuyikwandikiraho kugira ngo nawe umenye link uri bukoreshe winjira muri browser ya Metamask. Kuko uburyo babikoze ahangaha link ntabwo bayitanze, nge ninjiriye kuri Medium, ariko wese uri bwinjirireho kuko nge ndi gukora ikiganiro live. Ahangaha nije muri Medium yabo, cyangwa se ndi ku rukuta rwa CORE DAO. Ahangaha ni kuri ninjiriye, niyo mpamvu ngiye kubikora step by step kubikubwira uko biri kugenda bikorwa, ari nabyo nabo bamaze gukora mu masaha ashize, ari nabyo biri kugufasha gushyira CORE zawe cyangwa coin zawe muri Metamask wallet. Ayo mpamvu nirinze kubivugaho aya magambo muri kubona acaho. Ibingibi birareba umuntu ukoresha laptop cyangwa se ubundi buryo mu kumininga. Nge ntegereje gutangirana naho turi bukoreshe smartphone cyangwa se mobile phone. Aho turi bukoreshe telefone niho ndatangira kukubwira. Wowe icyo usabwa ni ugukurikira iyi video, ntagire na kimwe kigucika kugira ngo utaza gutakara, utaza kuyoberwa uburyo uclaiminga ama coin yawe akajya muri wallet address yawe ya Metamask. Ni ya 25% uri buclaiminge ikajya muri Metamask wallet. 75% murabizi irasigara muri CORE DAO, hanyuma 25% niyo batangiriye kuri buri mupioneers wese, cyangwa niyo bahaye buri muntu wese wamininze Bitcoin Satoshi. Tudatinze rero, hano tugiye gutangira kuri mobile phone. Wowe ufite smartphone urajya muri Metamask wallet address yawe, urebe ko hari CORE chain, hari abashyize akazeru k'umutuku, urebe ko handitsemo real CORE chain, nyine urebe ko hari ya CORE yawe ya nyayo kari irimo katari test, urebe ko harimo real CORE hariya kuri wallet. Hanyuma ukore kwa turiya turongo dutatu two mu nguni hejuru, go to the browser, urakora kwa turiya turongo dutatu two hejuru mu nguni, urebe ahanditse ijambo browser. Ugifungura turiya turongo dutatu harazi dashboard, hanyuma urareba hano bashyize akaziga k'umutuku handitse ijambo browser. Urakora hano kuri browser yawe nifunguka uragira hahandi uri bupestinge link numara kuyipestinga urayisanga muri video description. Link urapestinga hamwe dusanzwe dushyira link yanditse URL, niho uri bupestinge link uvana muri video description, turaza no kuyikwandikiraho. Hanyuma numara gupestinga iyo link urakora enter kuri telefone yawe. Numara gukora enter haraza dashboard imeze gutya. We icyo ukora urebe hariya hejuru mu nguni, hariya hari akaziga k'umutuku nanone handitse airdrop, aba ariho ukora. Urareba hariya handitse airdrop, aba ariho ukora. Hanyuma numara kuhakora barahita bakubwira ngo choose country, hitamo igihugu cyawe. Nyamuneka ubizi neza ko wamaze gusetingamo igihugu cyawe. Niba uri mu Rwanda, hano harahita hazamo u Rwanda. Niba uri mu Burundi warasizemo Burundi, warasetinzemo Burundi, harazamo u Burundi. Igihugu cyose urimo nicyo kiri buhite kizamo hano niba waramaze gukora setting y'igihugu. Murabizi ko twakoze video ikwereka uburyo usetingamo location yawe,
hanyuma urakora confirm nubona igihugu kirimo ari icyawe. Uraza hano hasi mu ibara ry'umweru ukore confirm. Uku turi kubikubwira nawe abari kugenda ubikora. Urakora hano handitse confirm, hanyuma utegereze bifunguke. Niba usanze igihugu kirimo atari icyawe, ubwo ikiri ukore urakanda hariya urebe ibihugu byose uhitemo icyawe. Numara gukora confirm y'igihugu cyawe barakubwira ngo connect wallet. Hano murahabona akaziga k'umuhondo kari mu kazu handitsemo Metamask. Urakora kwaka kaziga k'umuhondo mwaka kazu niho uri bukore, hanyuma iyi connect bahita bayikwereka mu ibara ry'umweru igaragara. Icyo ukora nawe urahita ukora connect. Urahita ukora connect, hanyuma utegereze nanone bifunguke. Urakora hariya mu ibara ry'umweru maze gukora kuri Metamask, umanuka hasi ukore mu ibara ry'umweru ukore connect, hanyuma haze dashboard imeze itya cyangwa se tableau imeze gutya. Baraba bari kuguha address wallet yawe, urebe niba balance ufite ariyo bari kukwereka ahangaha. Nta kindi urahita ukora, urakora connect nanone. Urakora hano kuri connect mu ibara ry'ubururu, ngira ngo uri kuhabona, niho uri buhite ukore connect, wemeze ko nyine iyi wallet address ari iyawe. Hanyuma numara gukora connect barahita bakwereka wallet address yawe yose aha mu kabara k'umutuku urahabona. Hanyuma bakwereke coin wa mininze. Uyu ya mininze coin 74 bamuhaye 25%, ni bamuha coin 24. Muri kubibona. Hanyuma izi 24 urahita uza hano kuri claim bitewe n'izo baguhaye nawe 25% kawe. Urakora hano kuri claim, hanyuma numara gukora kuri claim utegereze bahita bakwereka tableau imeze itya. Murabona ko hari cyariho 0 hano babyeretse ko ari tikowa, ariko biraza ariko bakwereke ayo bari bugukate, bya bindi twavuze estimated gas fee. Bakwereke ayo bagiye gukata, hanyuma ubanze uyarebe. Numara kureba ayo bari bugukate uhita ukora confirm. Urahita ukora confirm wemeze ibyo umaze gukora byose. Urahita ukora confirm. Numara gukora confirm nta kindi kiraba gisigaye, urategereza transaction yawe ibe successful cyangwa se ibe complete. Urahita utegereza transaction yawe ibe complete, hanyuma numara kubona transaction ibaye complete nta kindi kiraba gisigaye, wowe urasubira inyuma kuri twa turongo dutatu nanone two hejuru mu nguni, ugaruremo wallet, ukore kuri wallet, uhita ureba kuri dashboard yawe ibyo baguhaye. Ahangaha akazi kawe uraba ugasoje. Urabona ko uragaruka rya kwa turongo dutatu bimaze kuba complete, hanyuma urabona transaction submitted cyangwa se completed. Ukore kwa turongo dutatu, urasubira muri wallet yawe urebe kuri balance yawe uko bimeze. Murabona ko hano hose berekanaga uburyo transaction zagiye zigenda zabaye completed. Nawe urategereza umaze gukora confirm ya nyuma baguhe complete, hanyuma usubire muri dashboard ya telefone yawe urebe 25% uragasanga kuri kowa, urebe n'amadolari ibingana mu gaciro bayihaye. Hanyuma ahangaha ni ukuba utegereje. Ciao.